mazina namwita mutama ubugingo wenye n'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi gusa mazina namwita gusa amazina namwita mutama ubugingo wenye n'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi
twamupfukamira umwami. Yakoze ibyo tutabashaga gukora, yaraturinze. Mwami twagarutse gushima, turagushima, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, turinze shima, turagushima, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, umwaka wose shima. Jehova mwiza, turagushima mwimani, uko wabashije kuturinda kugeza aya magingo. Ni benshi ubu batagihumeka umwuka w'abazima, ntacyo twatanze, ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu muntu, ntacyo twatanze Mana yacu we, ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu muntu. Twahuye na byinshi byashoboraga kutunaniza, twahuye na byinshi byashoboraga kuduhitana, twahuye na byinshi byashoboraga kudukuraho, twahuye na byinshi byashoboraga kuduca intege. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda Mwami, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda. Oh, turagushima, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze umwaka wose. Mana twaje gushima, twaje gushima, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze umwaka wose shima. Oh, turagushima, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze umwaka wose shima. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, zitane ibibazo byo mu isi, wagaragaje uraturinda. Tumuzamure ibiganza twese, Mwami Mana yacu,
uraturinda wibuke wibuke nubwo twahuye n'ibi inzitane wagaragaje iboshatarabari abasendere bose mu burwayi wagaragaje uraturinda mu bukene wagaragaje tumuzamura ibiganza byacu ishimwe ni ryawe ishimwe ishimwe ni ryawe haleluya muzamura ibiganza byawe ushima ishimwe ni ryawe ishimwe 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 ni ryawe haleluya ishimwe tuti induru zumvikaniye muri iyi si induru zumvikana muri amarira no kuboroga kwinshi amarira no kuboroga kwinshi nta cyiza twakoze nta cyiza twakoze mukiza wawe cyatumye turinda ako kaga cyatumye uturinda wibuka ibyo Imana yagukijije induru zumvikanye. Asante sana. Chris tugusanze hano kuri airport. N'ubundi gahunda ni yayindi no kwakira Gahunda ni ukwakira Bella umugore wanjye n'umuhungu wanjye imfura yanjye. Mwari mumaze igihe kingana gute mutari kumwe? 1 year. 1 year. Wabishize. Wowe uba mu Rwanda, we aba he? Njye mba mu Rwanda hano rwacu rw'imisozi igihumbi. Umugore wa Australia. Umwana afite igihe kingana gute? Umwana afite amezi 8. Muri ayo mezi 8 wamubonyeho cyangwa ni ubwa mbere ugiye kumubona? Ni umunsi wa mbere ngiye kumubona. Ni umunsi wa mbere uriyumva ute? Mbese sinzi nanjye ko ndi kwiyumva. Sinzi uko ndi kwiyumva kabisa. Ni danje. Ariko mfite umunezero mwinshi mu mutima wanjye. Madamu we meze bite? Numukumbuye cyane? Tuamara umwaka utari kumwe n'umuntu, of course umukumbuye. Umukumbuye kabisa, ndamukumbuye n'umutima wanjye wose. Mbese mena can't wait kabisa ko kubona famille yanjye twese twuzuye turi kumwe nk'umuryango. Abantu bari basanzwe bakumenyereye nk'umuntu ukora wishimye, ugaragaza akanyamuneza, ariko biragaragara ko noneho bayiseriye cyane. Bashaka kunsaza. Kuko nka nihorera njye mpora nisekera, mpora nishimye kabisa. Yego, nko muri ya video uti Bella umugore wanjye rwose wabonaga ko ni kuramura. Abenshi tubana barabizi ndi umuntu utapfa kurakara. Niyo wanyera gute sinapfa kukurakarira kabisa, sinzi uko nteye. Nuko ko nuko Imana yandemye nyine. So impamvu ubu wenda nuko nshonje. Ntabwo urarya? Uje kwakira madamu n'umwana utararya? Bari guteka mani, ibintu byose ubu inzu yuzuye ibiryo. Oya kugize utari? Oya nabyutse njya mu bukwe, sanga ko nambaye amakoti. Nagiye mu bukwe bw'umushuti wanjye. So nahise mva mu bukwe mitanzanga. Yego. Araje kenshi wagiye umuvugaho, abenshi bamuzi muri rya sengesho wateye tisakwe Bella umugore wanjye. Uburyo abantu babyakiriye hano hanze ubifata ute? Uburyo abantu benshi babyakiriye mu buryo butandukanye, imitima y'abantu iratandukanye. Umutima wanjye si wo wawe na mind yawe si yo yanjye, ariko mu by'ukuri
for myself mbyivuzeho njyewe ntacyo bintwaye kabisa. I'm free with it. Ndi free kabisa, nasenga kuriya, namera gute, naseka, nakwishima, ni mutabazi. So barambwiye ngo abo bagiye ngo babara, sizi impamvu wabazwa niki. Ni iki se cyakwabaje hadiye, niki kirimo gituma ngo nsuzugura Imana? Bazaho murana Imana yanjye se. Imana se ni papa ko Imana ni papa yutubananga mu rugo kuburyo nkora akantu gataga igahita ivuga ngo mubite attention. Imana ni nyembabazi, Imana ni urukundo. Imana ntabwo mind set y'abantu dufite itandukanye na mind y'Imana. Man, kenshi cyane nta no bihuriye. So ntugafata Imana ngo ukihuza n'ubuzima bwawe, ngo utuvanga Imana ngo yakwanze, Imana ngo yakugaye. Imana iranyanga ariyo yandemye, ikimaye umwuka mpumeka ndi muzima, inyangira ikisugo ngo ntabwo Imana inyangira yangu. So njye ntacyo bintwaye birabe. Ririya sengesho hari abajya bavuga ngo ubundi gusenga umuntu aba agomba kubaha isengesho, akubaha n'Imana. Ariko rimwe na rimwe iyo usenze bamwe baraseka, bakavuga ko harimo kutubaha umuremyi. Nibyo maze gusobanura nyine, ntaho bihuriye no kubaha Imana biriya. None se Imana itubuza kwishima? Naho isengesho se, of course. None se ko mushumba ajya blague afite za Bible aho ngaho, afite ibi nabaze tuvuga ko basuzugura Imana. So ntacyo bitwaye biriya men, ntacyo bitwaye. Ariko ntabwo bazaho murana Imana kwanza. Nose muzi ko ari kuransenga buri munsi. Ubusanzwe usenga ute? Nasenga nyine. Ubundi se hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ati behind iriya video ubundi kiriya gihe byari bimeze bite? Dusangize ku makuru y'ukuntu byagenze kugira ngo ujye gusenga kuriya byari bimeze bite. Kuriya nyine nagusobanuriye, twari turi muri practice, twaraye dukoze igitaramo last night, twari turi muri practice zacu turi kwitegura. Kubera ko nyine abantu benshi bamenyere nyine nk'umuntu ukunda kwisekera, nsetsa abantu uti Chris nasenge do tutangire. So twari turi muri funny moment iteye ubwoba yo guseka, nawe yuza kuba urimo. Nawe wandi wavuze ngo nsuzugura Imana, ngo tutsi Imana, nawe yaza kuba arimo, nawe yari guseka. Nawe se yari kwishira ngo twasuzugura Imana. So ni kubera twari muri practice nyine barambwira ngo usenge, ndasenga biza kuri sombaza ukuntu byaje. Nose bera yaje mate nyine niyo ngo byaje kuri sakwe simbizi. Hari abantu benshi batangiye kukwita sakwe byakirute nakitwa umuntu wese yamamagara uko ashaka, wamamagara Chris, wamamagara Mutabazi, wamamagara n'indi banyita Taji, cyangwa iyo sakwe ntaho umutima wanjye ntwara, cyangwa se Papa Goodman izina ry'umuhungu wanjye, cyangwa noneho ejo baho twireba bari kumwita ngo Bella, isoke nayo ni ry'umugore wanjye, niryo bari kumamagara ntari no kuri nimero nashyizeho Chris wa Bella. None of course si turi umwe, twarasezeranye tuvuga ati nge nawe kuva uno munsi tubaye imwe, n'Imana irabyemeza n'abayobozi barabyemeza. Ariko first of all ni twebwe twabanje kubyemera mu mitima yacu. Kubaho hari umuryango utabana, umuryango utabana umugabo nk'uko mumeze utabana. Yes. Uri mu Rwanda, umugore ntahari, ari Australia, n'umwana. Ibyo bintu nta mbogamizi bizagira ku muryango wanyu? Bisaba kubyihanganira, kandi bisaba no kwihangana cyane hagati yanjye n'umugore. Ariko inzira z'Imana ari nyinshi. Vuba nga nzaguhamagara uze urebe ndi kwinjira hari umperekeje, nsanze umuryango wanjye. Wow, urabiteganya? Very soon. Ubwo bivuze ko nasubirayo muzajyana? Urebye ndabitsimbye. Aya makuru ndayabizi. Umwana wawe agiye kuza, wamuteguriye iki? Umva numva aracyari uruhinja, ariko nyine agomba kubona ibyishimo bya se uko biba bimeze kose. So mbese ndishimye kuba ngiye kubona umugore n'umwana. Hari umuntu ushobora kwita atekereza ati umuntu ugiye kubona umwana bwa mbere ku nshuro ya mbere. Ubwo bivuze ko umugore wawe mwarabanye, akimara gutwita ahita agenda. Yes, agenda. Yabyaye abyarirayo. Bivuze ko n'umwana ntabwo ari umunyarwanda. Oya, umwana kubera ko ise ari umunyarwanda. Yagumanye se ubwenegihugu, afite ubwenegihugu bwa Australia.
papa we ni umunyarwanda, umwana wawe umuhungu ni umunyaustrali. Yeah. Ni uko nguko. Okay. Ibyo ngibyo ni bimwe twifuzaga kumenya no kuganira nawe mbere y'uko twakira Bella, kuko twaje kumureba. Hari abantu benshi bahita bashaka kwibaza, baba bafite amatsiko menshi. Wenda nibiza kukunda muraza kutubwiraho gato ku rukundo rwanyu no mwaduha iminota mike. Hari ikibazo? Sinibaza, umugore arabarushe, ariko twazabipanga next, gusa yabasuhuza. Ariko uburyo tuzabipanga next, araje arahari, agenda aruhuke, no tuyishakire umwanya bwo yiteguye yaruhutse, kuko ndabifite tugomba kubivuga kwa Mushumba. Narabivuze, mbona abantu benshi bari ku baba muzabivuge, gusa simbizi imana ibintu nyine nzaba ngiyemo niba ari bizima niba ari bibi nibinose nibibihe ku ngubu wamaze kujya ku karubanda. Love story. Urumva ngubu wamaze kujya ku karubanda byararangiye, nta n'ikindi kintu wakora. Ariko nyine nuko byarabaye, it's okay. Ntari binzayivuga nayo nzababwira muze tubivuga ko turanayifite inarenze. Oya ni gute bundi tubiraho gato amenye gute umugore mwahuriye, tubwiraho gato basi ahantu mwahuriye. Oya nzabikubwira tubashe kundega. Birangiye rwose twimye amakuru kuri ubu twaje gufata umugore n'umwana, reka twishimye. None love story nayo tuzayipanga, tuyipange kabisa, turebe ibyo ari byo. Asante bro. Turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze. Turagushima rwose, tubishoboye twamupfukamira umwami. Yakoze ibyo tutabashaga gukora, yaraturinze. Mwami twagarutse gushima, turagushima Mana nziza kubitangaza wakoze. Turinze shima, turagushima Mana nziza batagihumeka umwuka w'abazima. Ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu muntu. Ntacyo twatanze Mana yacu we, ntacyo twatanze kugira ngo tugeze uyu muntu. Twahuye na byinshi byashoboraga kutunaniza, twahuye na byinshi byashoboraga kuduhitana, twahuye na byinshi byashoboraga kudukuraho, twahuye na byinshi byashoboraga kuduca intege. Wagaragara